mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Robert yaramaze kwerekana Mira ndetse umuryango wari umaze kumwishimira bari bamaze kumwakira koko nk'umwana mu rugo bamaze kumwakira nk'umukazana bari bamaze gushimira Robert gusa bose bari batunguwe ese ubu noneho byifashe bite inkuru yacu reka tuyitangirire kuri Hirwa na mama we Hirwa bari kubwira mama we kambwira ati mama ntakubeshye natunguwe ntakubeshye ntago nabyumvaga ese koko nukuri nangwa turacyari mu nzozi turiyo turarota mama we ati Hirwa mwana wanjye nanjye niko narindi kwibwira ariko ubwo nabonaga Mira numvise bindenze numvise nongeye kwishima kuko uriya mwana turamuzi ni umwana warezwe ni umwana wakuranye na mushiki wanyu cyaze nshimye Imana kuko rimwe na rimwe igitanga inshumbushanyo nziza Mira ntago ari umukazana wanjye ahubwo ni umukobwa wanjye Imana imbabarire ubu bukwe buzataha amahoro ntihazagire ubwitambika ahubwo ni wowe usigaye wowe uzanyereka umukazana ryari Hirwa ati ngaho nyumvira mama ubwo uratangiye waretse mukuru wanjye akabanza akabukora ukabona kwataka ngiye ubundi urashaka iki mama ati none ko we yatweretse umukazana wowe wawe ari he erega nawe urakuze Hirwa ati mama nzaba mbabwira ibyanjye ntago birafatika harabura iki se Hirwa ati harabura byinshi mama kwanza reka tubyihorere ndaje ahubwo ndatubwiye ntangiye kuvuga ibyo ngibyo rero hera kuhunga uzahunga se kugeza ryari keretse nuva muri uru rugo Hirwa agenda ati nose mama urumva uru rugo naruvamo bikampirara dore ko mwananze ngo tujye mu mageti tujye kwikodeshereza mama ati muzava muri uru rugo uko mugiye kubaka izanyu naho muhera muzana uburaro ubundi iyi nzu ko yuzuye buri kimwe ibyumba byanyu ko nta muntu ubibabyigamo ubwo mwambwira ko mwaruvamo mujya he ntago byavamo ntago byakunda Robert aterega Hirwa aterega mama njyewe na Robert turabakunda tuba twumva tutanagiye kure yanyu niyo mpamvu ubundi usugize ngo buriya twagiye wadutangira ndati se muzibeshye Hirwa atahatereka nigendere mama nizere ko wishimye si wabonye umukazana se ndati ahubwo mwana wanjye akanda kagenderaho iminsi ntazi umubare ku rundi ruhande Robert aba yacyuye Mira bagera mu muhanda Robert agaparika Mira ati bite kandi uko paritse ntabwo turagera mu rugo Robert ati babe ndumva nishimye Mira ati nanjye ndishimye nari mfite ubwoba numvaga batari bubyemere
numvaga bari buze kubitera utwatsi ariko ndumva nezerewe ni by'umugisha ni by'igiciro sinzi ko nabona uko mbivuga ariko nakubeshye ndumva nezerewe umutima wanjye uratuje ese ubundi amatariki wabwiye wari ukomeje Robert ati yego nari nkomeje none uragira ngo nkore iki uriya musaza uri hariya nari kumubwira iki Mirata ariko ni vuba igihe nta kintu n'iki na kimwe mfite ikindi mu rugo urumva nabatunguza ibintu by'ubukwe kano kanya Robert ati none ko nabahaye nyuma y'amezi angahe bakabyanga ngo amezi 2 arahagije yo kwitegura Mirati honey come on urabizi ubukwe buravuna kandi busaba isene nyinshi do you think ko nyafite ndangije kwiga ejo bundi nta murimo n'uyu n'umwe ndabona urumva izo sene ziri buve Robert atari kubwo bufite n'ubwiki muzehe uri hariya kubukwe yanabubyimba ari wenyine ibaze ko bambwiye ko rwose ninabishaka na dota ari bo bazayikora nase nkubwire muzehe yarambwiye ngo inkwano bazace zarizo zose niwe uzazitanga murumuna wanjye Hirwa yanyemereye sare n'ibintu byose bizakoreshwa byabe byo kunywa n'ibyo kurya hanyuma se ubwo urumva yanjye asigaye atarayo gukora dot genda ukore budget umbwira amafaranga yose akenewe nyaguhereza ariko dutegura ubukwe bive mu nzira mirarumirwa akabura icyo abwira Robert akambwira ati okay honey tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Lydia aba yicaye arimo yibaza ibibazo byamubanye byinshi mu mutwe no mu mutima ari nakari kureba ifoto ya Lina akavuga atari ko Sebastiana aho uri nabura urishimye waruhutse imiruho n'imihate waruhutse agahinda ko muri iyi si ariko muranibaza aho uri nabura uratekanye ndimo ndagusaba imbabazi ntabwo nabashije kurinda isezerano ndimo ndakwaka imbabazi nananiwe kurinda ituze nananiwe kuba mufite mu biganza byanjye ngerageza buri munsi ariko ari yaramunyimye agufitiye umugore hariya ntabwo tujya tujya imbizi ntabwo duhuza Lina umbabarire naragutengushye ibyo wansabye ntabwo nabashije kubikora nanjye ubwanjye njya nicara nkibaza ndetse buriya Eva nabaye hate ariko bikancanga gusa ndagusezeranya nzakomeza kugerageza ndacyagerageza gucunga ibyawe byose kandi ndagusezeranya Eva ni namara gukura
nzabimwandikishaho byose. Tuve kuri Lydia. Twigire mu rugo kwa Ale. Maya aba yicaye agafatwa n'ibise. Bahera ko bamujyana kwa muganga. Kubw'amahirwe abyara neza kandi bitagoranye. Abyara umwana w'umukobwa bakamwita Tania. Ahera akavuga ngo ubwo imfura yanjye yitwa Ituze Evan, uyu nawe reka tumwite Tuze, ariko bihurirane nangwa se amazina y'abana banjye agenda sa Ituze Evan, Tuze Tania. Maya ntago abihakana, arabyemera. Araba yishimye akanezezwa no kubona umugore we Maya abyara. Bakiri aho ngaho kwa muganga, Lydia aza habasanga. Ibyo azanye abihereza Al, akamubwira ati akira umugore wawe, ndabizi amenye ko ari njye ubizanye, ntabwo yaba akibiriye. Aratari ko se Lydia, wowe na Maya muzashwana kugeza ryari? Muzarebana y'ingwe kugeza ryari? Lydia ati ntabwo ibyo ari byo binzanye hano, mwabyaye iki se? Arati twabyaye umukobwa. Lydia ati wow, congratulations. Fura y'umuhungu yakurikizaho umukobwa, that's nice. Mwamwise ndetse? Arati twamwise Tuze Tania. Lydia ati okay, azina meza da. None ubwo se mugiye komereza Ituze Evan nkamutwara se? Kuko ntago ntekereza ko umugore wawe azabasha kwita ku bana babiri. Ntago yakwita ku mpinja ebyiri. Aratari ko Evan amaze gukura, ntago akiri uruhinja. Lydia atari ko ntago umugore wawe yabishobora, ntago yabyishoboza byombi. Aratari ko Evan namushakiye umukozi, afite umuntu umwitaho, umumenyera buri kimwe. Lydia ati muvande, wampaye umwana nkamutwara koko? Wambabariye ko nasezeranyije Linda ko nzamuririra umwana? Aratari ko usurinda underera? Narapfuye, ntabuze ibyo nderesha umwana wanjye. Uranderera wowe undusha isene? Lydia ati ntago ngiye kukurera kuko nkurusha isene. Ndashaka kuzuza isezerano nagiranye na Lina. Aratari ko mwasezeraniye sinari mpari. Ikindi uriya ni amaraso yanjye, ni imfura yanjye, ntabwo rero natinyuka. Ego ko hoya hoya, ntabwo umwana wanjye namurekura, ntibibaho ntibikunda. Arakomeza kwinangira akanga gutwanga Evan. Lydia arababara ariko akabura icyo akora. Iminsi iragenda ikicuma.
Maya asezererwa kwa muganga agataha. Abareba umwana we ibineza neza bikaba byose. Evan nawe abamaze gukura atangiye kwiga kugenda. Evan ubu ubona akunda Tania, agakunda kurwana no kugendagenda, ariko kuko aba ari kwiga kugenda akabona ntagerayo vuba agakambakamba. Agakunda kujya aho Tania yaba aryamye, ukabona ari kumukoraho ari nakaseka amuryama iruhande. Byose Maya aba bireba. Ariko muri we akaba yumva adashaka kubona Evan yegera umwana we. Gusa ka Evan kuko kaba gakunda Tania, Maya yagira atya yamukura iruhande rwa mushiki we, Evan akarira. Guceceka bikaba ikibazo, agaceceka ari uko bamusubije uruhande rwa Tania. Maya bitangira kumucanga, akajya areba akavuga undi amaraso ni iki, gute uyu mwana akunda mushiki we gutya. Yibaza ati se aho ngaho ibi ntibizangiza imipangu yanjye. Mfite ubwoba ko umwana wanjye yazakura akunda Evan, kumutoteza bikangora, kandi urwango mufitiye rugenda rukura umunsi ku wundi. Iminsi n'amezi biragenda bikicuma ndetse n'imyaka. Evan aba amaze gukura, agejeje imyaka 5. Tania nawe aba amaze gukura cyane ko Evan aba amurusha umwaka n'amezi. Tania na Evan baba bakundana cyane, nta kintu n'iki na kimwe Tania ashobora gukora atari kumwe na Evan. Evan nawe aba akunda mushiki we cyane ku rwego ruri hejuru. Sasa Maya bitangira kumucanga, agashaka uburyo aba bana zabatandukanya. Atangira kujya agaburira Tania, akamugaburira wenyine, ariko Tania akanga kurya. Avuga ko agomba gusangira na Evan. Maya atangira kujya kubita Tania, amubwira ko agomba kujya yisangiza, ndetse akanamubuza kongera kumubona akina na Evan. Kubera inkoni za buri munsi, Tania arahahamuka kuko agatangira kugendera kure ya Evan. Maya arabibona akanezerwa cyane ko icyo aba ashaka aba atangiye kukigeraho.
ahera ko ategeka umukozi akamubwira tuhereye uyu munsi aba bana ntuzongere kubagaburira bari kumwe. Ikindi cya kabiri, uhereye uyu munsi Evan azajya arya uko nabitegetse. Umukozi ati ngo iki mabuja? Maya turi kunsubirishamo ibyo navuze wabyumvise? Nakubwiye ngo Evan azajya arya uko nkubwiye ngo mugaburire. Evan atangira kujya yicishwa inzara. Mu gitondo bakabyuka bahereza Tania breakfast. Evan yicaye ngaho nta kintu bamuhaye. Tania akabirya bitama amarira. Rimwe na rimwe akanga kurya ariko nyina agakubita bikarangira Tania yariye. Evan aragenda akicwa n'inzara. Arasohoka akava mu nzu akajya kwicara hanze, ubona afite inzara. Tania acunga mama we ndetse n'umukozi, akiba ji agashyira Evan. Akimuhereza ji, Evan ahobera agashiki ke kagaseka kakishima. Tania ahera akabwira Evan ngo nanyweho. Agerageza no kumufasha ngo Evan anywe. Evan agitangira kunywa ji, aribwo agitangira kuyinywa, Maya arahahinguka. Akihahinguka ahera akabaza Evan ati ninde waguhaye iyo ji? Evan araceceka na Tania kagahera ko gaceceka. Maya ahera akahamagara umukozi ati ngwino hano unsobanurire n'ibiki ndi kubona hano. Ninde wahaye Evan ji? Sinakubwiye ko azajya agira icyo afata nangwa azajya agira icyo arya ari uko nabigutegetse? Wamuhaye juice ute? Umukozi ati mabuja hagari njye wayimuhaye, wamubaza. Yakabwira umukozi ati ngaho genda. Abaza Evan akamubwira ati Evan ninde waguhaye iyo juice? Evan ati nawe mama, ni njye wayihaye. Maya ahera karakara agatangira gukubita Evan, anamukubita intoki amubwira ati kuva ryari warize kwiba? Kuki ufata icyo utahawe? Ninde waguhaye uburenganzira? Tania byose arabireba nawe agatangira kurira. Maya arahindukira n'umujinya mwinshi akavuga ati kandi nawe ziba nangwa se nawe mudihe, ubundi ubwurarizwa n'iki? Tania arababara
aragenda agafata urukweto akaruzana agatangira gukubita mama we ngo areke gukubita Evan. Maya akireba ibyo umwana we akoze arumirwa, ariko ibyo ntabwo abyitaho, ahubwo arahindukira agakubita Tania akamubwira ati ndavuze ngo mu nzu vuba. Tania yanga kugenda, aho kugenda agasanga Evan agasa n'umuhobera agira ngo mama we atongera kumukubita, abasa n'uri kwitambika. Maya aherako afata Tania akamukura kuri Evan, ariko Tania agakomeza kwanga. Ahamagara umukozi agatwara Tania, amutwara arimo arira, undi agasigarana Evan arimo amukubita. Aramukubita akubita intoki amubwira ati ntuzongere gufata icyo utahawe. Amara kumukubita akigendera, Evan asigara aho ngaho arira. Na ya juice Tania bamuzaniye Maya ahera akayimena. Evan asigara aho ngaho. Umukozi araza akareba Evan akitegereza, nawe akazenga amarira mu maso, kavuga ati ariko se man, ibintu byo muri uru rugo bimaze kuncanga. Ubundi uyu mwana, uyu mumabuja niwe wamubyaye, n'umwana batoraguye arera, amubereye mukase, ariko se ko njya numva mwita mama. None se ubundi kucya mwanga? Haba ari ahahise se hatuma mwanga? Yamubyaye mu buryo atatekerezaga se? Bikomeje kuncanga. Ariko se gute yaba atari uwe? Gashiki ke kakaba kamukunda gutya, amaraso kakururana mbizi. Ariko se ubundi yaba yaramubyaye akamukubita gutya? Umuntu muzima aritera agakubita umwana neza neza, dore intoki zabyimbye. Ahera akavuga ati man, uzame gusobanukirwa ibi bintu. Ariko se umuntu yicisha inzara umwana yibyariye? Bimaze kuncanga, ibi ntago nabishobora. Evan aho aba yicaye, nawe aba areba ibiganza bye, akareba ukuntu biri kubyimba, akarira. Ashira umwanya munini yicaye aho. Tania yongera gucunga ku maso mama we n'umukozi, akajya kureba Evan. Aramwegera akajya amukora ku biganza, akamuhuhiraho, ari nakari kurira. Amasaha ya ari yo gutaha ya nimugoroba aba yegereje. Maya yibuka ko yakubise Evan, ajya kumureba
mu kujya kumureba agasanga ari kumwe na Tania umujinya uramwica kavuga ati kandi warwana we nzakwica ubundi kuki utumva ntabwo ndakwiyamye ubundi hano wahageze ute Maya ahera akajya kureba umukozi akamutonganya kavuga ko nari nakubwiye ngo ufungiranye Tania wamufunguriye ute ndetse mabuja nabonye hashize amasaha menshi ndamufungurira numvaga yabyibagiwe Maya atari kuri ikigo rye urabiyobowe ko Tania akunda Evan wagira ngo neza neza yamwibaburiyeho urumva yari kwibagirwa ibyabaye ubwonko bw'umwana ni nka pen na paper hari ikintu udashobora gusiba ku bwonko bw'umwana ninjya nkubwira ngo fata Tania ujye umufata ndashaka kajya kure ya Evan ndetse ndabyumva mabuja ahera ko abwira Evan akambwira ati Evan mu cyumba cyawe ujye kuryama Daddy naguhamagara ntubyuke kandi ugende usinzira byose abikora agira ngo arataza kubona ko Evan yabyimbye intoki byose abikora agira ngo ahishire ko yakubise Evan inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha ese iherezo ni irihe ese Evan azatotezwa kugeza ryari inkuru yitwa warahemutse njyewe nitwa Atete byose twibaza ni mu bice bizakurikira inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho